ukwiye kubana n'inshuti, ukwiye kubana n'abantu, kuko buriya abantu basenga burya bose bari nk'abavandimwe, kuko ubuvandimwe bwa bushingiye ku isengesho. Yego, sibyo? ndakumva. Buriya uzarebe no mu makoperative kugira ngo umenye ngo abantu bari kumwe, nuko usanga bango babarizwa muri koperative runaka. Iyo koperative ikora ikintu kimwe bose bahuriyeho, bigatuma biba cruisinga, bikabagira abavandimwe, abantu barizwa muri iki, muri uwo muryango. Yego, buriya ikintu cyose cyabereye hariya bara bose cyabageraho. Ni nayo mpamvu icyaba cyiza kibajeho bafaye ubujama. Ntabwo ari ubushuti, ubwo ni ubujama. N'ubujama ntabwo ari uko bukorera rero. Cyakuba nk'ibintu nka bitatu nka bine wagakwiye kubukora, cyangwa se wenda n'uwarese akwiye kubakora ngo bwa bucuti abusigashire. Ari nabyo usanga bibura mu bantu. Yego, bakakanya buri wese abagerageza kuba ngo gukurura yishira. Yego, arikunda ku giti cye, sibyo? Akakanya muzi ko narwaye, ukabuzi ko ntunzwe no guhiga, ukabuzi yuko wagiye guhiga, wenda no muhigo wawubonye, ntuvuga uti basi bana barafindura rafiki yangu wallahi, bana yarwaye, reka mukanira kanyenyeri nshaka mukanira ka 5k, basi nawe arebe uko bigenda, kuko ndabizi neza ko nimba atagiye guhiga n'ikibazo buriya mu rugo ntago bimeze neza. Nibyo kabisa, ukagenda ugahiga rwose. Yego, rwose niko nge mbibona. Wabihamya? Niko mbihamya. Mwese nkubajije nk'umuntu w'inshuti yanjye, nk'ibintu bitatu cyangwa bine ushobora kuba wankorera cyangwa wankoreye cyangwa unkorera. Yego, wabimpa? Nabiguha. Byaterwa. Byaterwa. Nshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, mbonero ngusuhuze wowe udukurikiye kuri 001 TV Show Rwanda, nkwifuriza amahoro y'Imana abane nawe, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasira bwaryo, cyane cyane diaspora nyarwanda. Nizere ko aho muri hose mumeze neza. Kuri uyu munsi rero ndi mu kiganiro, ntabwo ari njye nyine, nkuko mubizi ni Rashidson akanzura he bamvuge barijyane, izimira ikicyura, unyite uko ushaka, nayigira umushumba. Ndi kumwe na mugenzi wanjye aka Shabanizo barafindura. Barafindura umeze ute? Ndashima Imana. Kumbona ndambaduka uyu munsi. Wowe ubona ko nyine tu hari ibihe ubona ko bifitemo utuntu tw'udutego ukuntu. Bituma hari igihe umuntu amanuka cyangwa akazamuka, ugasanga na mudu hari igihe bagiye hasi. Ariko ugasanga tu n'ibintu biba biri aho bigomba kunyuranyuranamo, ariko bikanashira tu. Ariko bimeze kose mu buzima busanzwe wari umeze neza. Alhamdulillah. Amina. Kuri uyu munsi rero nshaka ko tuganira ku kintu kijyanye n'ubushuti. Ubushuti bw'iki gihe iyo urebye ubona bisa nkaho harimo amacenga. Mu gihe cyashize cyangwa mu gihe twe tutabagaho, abantu barakundanaga bakagirana akamaro, bityo bakagira naho banywana, ku buryo umuryango iba ari inshuti, bakagira bakamera nk'abavandimwe. Abakristo bakabatirisha, umwe akaba pare, Abayisilamu bakagira ukuntu babana, cyane ko bavuga ngo abasilamu bo ni abavandimwe. Wowe iyo urebye ubushuti bw'iki gihe ubona bimeze bite? Ubona biganisha kuki? Kose ahubwo reka nkubwire rero Rashidson, buriya ngo ujya gutera uretse arabwibanze. Yego, siko bimeze mu bihe byahise, uburyo ibyo bashingiraga ngo babe inshuti cyangwa se bagira ibyo bafashanya. Nika ko nta nubwo byabaga ari ibintu birenze. Yego, uretse ko gusa babaga bafite umutima wo kumva ko babifurizanya ibyiza. Urumva? Ubaka kanya ntabwo ariko bikimeze. Siza ahantu bipfira he. Nanavuga ngo urugero wowe. Yego, sujya uvuga ngo turi inshuti se? Rwose. Yego, rwose niko nge mbibona. Wabihamya? Niko mbihamya. Mwese nkubajije nk'umuntu w'inshuti yanjye, nk'ibintu bitatu cyangwa bine ushobora kuba wankorera cyangwa wankoreye cyangwa unkorera. Yego, wabimpa? Nabiguha. Byaterwa. Byaterwa? Byaterwa mbaye mbifite. Ndakubaza none reka manze nkubaze. Rashidson, ndakumva. Nari narwara ukansura. Gusura? Cyacyo ko sindagusura, ariko ndakubaza bimeze bite? Wowe uretse gatuba ngo urambaza ngo bimeze bite? Nari narwara ukansura. Reka.
nese ubona kumbaza bimariye byamarira iki? Wanda kubaza uko umeze ukambya ati ndumva birimo kabisa ejo nzaba mfite akabaraga nze. Reka kubeshya abantu. Buriya reka nkubwire nimba uzi ko turi inshuti. Yego. Nkeka ko ubuzima bw'ija henshi tuba turi kumwe. Yego. Ariko iyo narwaye ntabwo wifuza kumenya ngo narwaye. Wewe nuko ubimenya urabyumva. Ariko nivuga ngo reka nanamugereho ndebe wenda se ni hehe biri gupfira, ni hafite imbaraga nkeya, ndebe uburyo namusova. Ntabwo nirwariza nkimenya ebana paka nkize. Ariko biterwa nuko wambwiye. Nta muntu urwaye ugira imbaraga. Nye nimba ndwaye nimwe ngo ndarwaye. None se cyo kubaza ngo meze tukamenya ngo ntari. Oya kandi ndwaye. Reka kubeshya abantu. Nimba uzi ko rero icyo na nicyo kibanze, nicyo gitoya kibanze wagakwiye kubukora niyo waba udashoboye, waba upfa kuba gusa uri muzima. Nimba uzi ko nshobora kurwara ntungereho. Yego. Ubucuti bwacu umenye ko bufite iki, bufite ubwo twabaye ubujama. Ntabwo ari ubushuti, ubwo ni ubujama. N'ubujama ntabwo ari uko bukorera rero. Cyakuba nk'ibintu nka bitatu nka bine wagakwiye kubukora, cyangwa se wenda n'uwarese akwiye kubakora ngo bwa bucuti abusigashire. Ari nabyo usanga bibura mu bantu. Yego. Bakakanya buri wese abagerageza kuba ngo gukurura yishira. Yego. Arikunda ku giti ki, sibyo? Akakanya muzi ko narwaye ukabuzi ko ntunzwe no guhiga, ukabuzi yuko wagiye guhiga wenda no muhigo wawubonye. Ntuvuga uti basi ebana barafindura rafiki yangu wallahi ebana yarwaye reka mukanira kanyenyerisha kamukanira ka 5k. Basi nawe areba uko bigenda kuko ndabizi neza ko nimba atagiye guhiga n'ikibazo bura mu rugo ntago bimeze neza. Nibyo kabisa. Ukagenda ugahiga ukituriza ugategeza ngo barafindura azakira ngo aze dusubirane. Suburumva utari kumbeshya. Aho ntacyo mfite cyo kwisobanura kuko unaye muri question mark. Reka rero nkubwira akantu kamwe. Buriya kuba wowe waba ngesha kuba wenda nanjye ntacyo nkora, sibyo? Yego. Ariko kuba avuga ngo ngewe reka mbi ntangarugero, sibyo? Ngewe ibyo atankorera mbimukorere, sibyo? Ngewe nkereka ko nzi iwawe ndahazi, ariko iwanjye ntabwo uhazi. Haryo heruka ryari. Wimbwire ngo mpaheruka ryari, igihe mpahirukira hose ko ndahazi, iwanjye urahazi. Iwawe nanjye ndahazi ku musozi. Ariko sinzi ku musozi. Nibyo nkubwira rero, urumva? Buriya abantu benshi turabeshyanya. Nicyo kintu kigezweho nicyo gituma ngo kera buriya hari igihango bahanaga. Navuga icyo gihango cyabaga gishingiye ku kuri. Yego. Sibyo? Gishingiye ku kuri. Ntabwo bavugaga ngo gishingiye, nta binyoma bindi byabaga birikikije, habaga ari ukuri. Ukamenya ngo ngiye nagize ikibazo, nimba ngize ikibazo ndaza nkikubwire mu kuri, nta yandi magambo nshaka yo kugisasira ngo nkuryoshya nzanemo uburyarya, cyangwa se nkwemera ibyo ntashobora gukora. Iyo icyo gihe umuntu icyo yabaga yemera nicyo yabaga ashoboye, icyo adashoboye akagiharira ugishoboye kandi bikagenda neza. Ariko akakanya yeje kubwira ngo wenda ndi muzima ariko nta n'ubushobozi mfite butuma nkomeza kuba muzima. Ariko uziko icyo kintu cyeze barafindura ukabaza umuntu ngumeze ute ngo meze ngo ni fresh. Kandi mu by'ukuri byose wera wa mugana ari fresh. Fresh rero ni kwa kwijijisha kugira ngo basi kuko ziko nta waririra nta watakira. Wa wundi yakabwiye ikibazo nese kamwereke ubu ngiye mbajije ngo bite nakubwira ngo iki? Nakubwira biraho. Babiraho. None nakubwira ngo ni byiza kandi harimo baburetse gata kantu kamwe. Ngiye nzi neza ko ntacyo wamarira. Ntacyo uri mumfashe. Nimubwira ikibazo cyanjye ntacyo uri bugikorewe. Okay, aho kugira ngo ugende unavuga ngo bura barafindura wallahi buriya yakubiswe buriya niyo mpamvu ari kundiraho niyo madore atangiye kumbuna ayatangira kundirira ngiye ndijijisha nkabwine bana ni fresh man. Kugira ngo basi kuko ntacyo uri bumfashe ariko basi ntunanteza abantu. Akakanya ubwira umuntu ngo bimeze bite wamubwira uko bimeze agataba yahura nabwo na rafiki yako wenda wundi ku ruhande akabateye urabizi kanaka buriya mwana uziko reka ntabwo ari uko abivuga. Ariko shaka ibya bindi udakora urashaka kubisasira tumenye ko ari ukuri se. Iyo bahuye atanga urabona wallahi guzi ko nameze warapfuye ngo reba ngo ubu kanya ngo turahuye ngo ambwiye ngo ibibazo ngo arantura ibibazo ngibiki nkaho yavuze ati basi maskini buriya afite ikibazo shano ko gusa ntacyo mbonye cyo kumufasha ariko yarakwiye gufashwa
basa mugirire muhamugire n'iryo banga cyangwa se amusabire kuri wa wundi ushobora kugira icyo amufasha, ahubwo agahita atangira kumuteza no kwagira ngo niki nibyo yigira. Yego, sibyo? Aha rero nibyo nkubwira ngo nimba uzi yuko nawe ubwawe ngeka ko tuziranye imyaka myinshi cyane sinanayibara. Siko bimeze? Uyibaze wasanga ari ingahe? Nimba ubyibuka. Ako buriya shani myinshi ntago napfa kuyiba. Ngiye kubya ngo ndayibara. Kandi nureba igihe twahereye tubyina. Shira abana. Finze tuba abagabo, turashatse. Shani myinshi. Nimba mu yo myaka myinshi uzi ko twari inshuti, ubaka kanya ukaba utazi wanjye. Cyo koze reka nkubwire. Uri intangarugero itari nziza. Reka nkubwirire ukuri, nkubwize ukuri hano bana. Uri intangarugero itari nziza. Nkeka ko hari n'abagukurikira. Waba bashoye. Ariko handi hose nari mazi usibye ku musozi. Mu Biryogo nari mazi, mu Gitega nari mazi usibye ku musozi, kandi hose narahageze usibye ku musozi. Ese warafi? Ubundi waramfasha urambye tugende nkwereke iwanjye. Ariko se ni ngiye ngomba kukubwira se. Oya nanjye wambajije. Nanjye reka nkubaze. Waramfashe urambye ati tugende nkwereke iwanjye. None se niwe wambye ngo ngwino njye kukwereka iwanjye? Cyangwa njye naribwirije ndaza? Nta nubwo wabishakaga wenda nkeka ko wenda ngiye uko ntekereza nubwo wabishakaga. Uretse ko njye nabishyizemo imbaraga ko nkeneye kuhamenya. Birangira mpageze, sibyo? Nawe urabizi niba waheretse ntago wizanye. Ngo iki? Oya, nuko naguherekeje nyine bituma njye mpagera utabishaka ndahagera ariko. Uyu munsi ko wazindukiye kunshinza ibyaha. Bareka nkubwire, ntabwo twazajya twicara ngo twigishe abantu ibintu runaka, natwe nta biturimo. Sibyo? Nitumara kwikosora, tuzakosora n'abandi byemere. Nimba nta rugero rwiza dufite rw'umubano dufitanye, tuzigisha abandi umubano tuwuhwereye. Ko ari nka bya bindi padiri yigisha abantu ngo mubane gutya na gutya na gutya, ngo mu rugo gutya na gutya, ngo abana gutya na gutya, kandi mu by'ukuri we ntazi umugore uko bimeze, uko umugore n'umugabo uko babana kuko ntiyabyigeze, ntazi abana mu muryango uko bakurira mu muryango ntiyabyigeze, ariko ugasanga ngo ni uri kubyigisha abantu. Aha rero natwe tugiye kwigira ba padiri, niyo mpamvu ubona society ikomeza kugenda icurika. Ubwo n'abana banjye ubwo urumva ko nimba ubundi kera umuntu yabanaga inshuti n'undi n'ababakomokaho bose bakaba inshuti, sibyo? Ariko ndabizi neza ko ntabwo mbishidikanya ko abana bawe n'abanjye ntibaziranye. Cyacyo koze. Kandi turi inshuti imyaka myinshi. Dukwiye kwikubita gashyi, burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ifuni bagara ubushuti niki? Nakarenge. Guhera uyu munsi ngewe ngiye kwihana. Bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, mbone nkusabe wowe utarakora subscribe wo kwafata akanya amasegonda 2 ugakanda ku jambo subscribe, ugakanda ku kazogera, bityo tukomeza kubana mu biganiro byacu. Ibyo barafindura avuze ni ukuri, ifuni bagara ubushuti nakarenge. Uyu munsi icyaha kiramfashe, ngiye gutangira kwihana. Nakoze cyane. Nangire nkizwe. Ariko nzakirizwa hehe? Wamaze ubundi kugira ngo ukizwe neza, urabanza ugakosora ibyo wakosheje. Ibyo wangije ukabanza ukabigarura mu buryo. Warangiza no ugafatiraho noneho. Nawe wahemukiye ukabasaba imbabazi. Birakuye ngo ugiye kwihana, abo wahemukiye bari hariya, nta no usubira ngo uvugutirika. Wenda ugera umuvandimwe naraguhemukiye none rwose igihe kirageze, ngiye ndumva umutima wanyu ncira urubanza, babarira. Icyo kintu kaba kitaraza muri wowe. Ariko ukavuga ngo ngiye narakijijwe. Wakijijwe iki? Umuntu akizwe ibyo yakoze. Wakijijwe iki? None se wabikoreye bo urabizi neza umutima ko watekereza. Iyo bahari basaba imbabazi. Buriya reka nkubwire Rashidi, urabona muri iyi minsi impamvu ubona turi kugorwa, yaba mu mibanire, umuntu arakosereza undi ntamenye ko yamukoshereje. N'igihe abimenyeye ntifuze ngo reka nsubire inyuma ngende mbwire uriya muntu ko namukoshereje. Musaba imbabazi. Hari umuntu umwe uraburetse gato, hari umuntu umwe mu by'ukuri nkeka ko yari inshuti n'umuntu, urumva ko bagiye mu bintu byinshi barabikoranaga, ariko mu by'ukuri bamaze kugera aho bagera, wa wundi niwe wamubaye wa mbere wo kumugambanira, bimusohoramo aragenda. Uri kumva? Aragenda birabara bizunguza urumva ko yamusigiye, ni ngo tubyaranye umwana, turamureze, arakuze, amaze gukura, uhise umbwira ngo umwana si uwanjye
cyangwa se nta n'uruhare mufiteho kandi twaramureranye. Sibyo? Ubwo nicyo nagishaka kubura ngo mve ngo abantu buryo basigaye batekereza cyangwa se urwego bagezeho rw'imikorere yabo ruhabanye cyane n'ukuri. Sibyo? Yego. Aragenda ubwo uwo muntu nyine paka mu manza baраburanye aramutsinze aramwera iminnye nyine tu amutwarira umwana. Oya, ubwo nge n'urugero nari nguhaye amutwarira ibintu bari nyine bakoranaga business bari bafitanye. Yego. Undayisigayemo amaze kuyisigaramo arayikoresha paka nayo icaho irahomba. Yes. Nukuvuga ngo ibyo utavunikiye nta kamaro byakugirira. Ama bimaze guhomba nibwo yicyatekereza ko yahemukiye yahemutse. Asubira inyuma ajya gusaba imbabazi wawo ndi yahemukiye. Ibyo yahombeje se yarabimwishyuye nabyo cyahehe. Ama nawe tekereza umuntu nawe wahemukiye muri ubwo buryo, ibyo bintu ukabisigaramo muri ubwo buryo, ukagenda ukabibamo neza uko ushaka, byamara gushira ukumva ko wibutse wa muntu wabikuye. Bose izo mbabazi se za nyirarureshwa ari nkaye wabigenza uwo muntu wamubabarira. Reka nkubwire rero biterwa n'imyemerere y'umuntu. Ngewe ku bwanjye mbona ko n'ubundi yakubiswe, n'ubundi bya bindi ntazabinsubiza, ndabibona yuko banasigaye ku gipapa. Mu by'ukuri nge namubabarira. Wamubabarira? Namubwira umva nkubwire warampemukiye pe, ariko kubera Imana ndakubabariye. Aha, urakoze. Nimba ubitekereza gutyo, yego, ni bangaye bafite umutima umeze gutyo? Simbizi ngewe niko mvuze ku bwanjye. Nimba utazi rero ngo wowe nge mvuze ku bwanjye, nawe mvuze kuko ushobora kuba uri hano ariko ibiri mu mutima wawe simbizi. Imana nizi. Oya, ngewe nkubwiye ibiri mu mutima wawe. Ubaka kanya rero nimba icyambere umuntu nta bushobozi afite bwo kunyishyura ibyo yanyambuye. Yego. Biragaragara ko ntabwo afite. Even yaranacupiye birenze uko namusize. Yego. Na bya bindi twafatanyije tukiri inshuti kugira ngo tubigereho. Yarabinyambuye yarabisigarana. Nyuma birangiye asigaye zero. Mu Giswahili ibyo bita sufuri. Sibyo? Ararebye abona ko umutima we mucira urubanza. Ati reka njye gusaba imbabazi. Ati rero nejo bundi napfa, reka njye gusaba imbabazi. Kubera iki nge namubera imbogamizi yuko azapfana icyo cyaha. Buriya rero namubabarira kugira ngo wanjye ariko ni kubwanjye ariko si kubw'abandi. Buriya ziriya mbabazi rero sibyo nazira ajya gusaba sinzi nimba bari seriye, ahubwo ni yamatakira ngo yikuvuga ngo oya nge namufata ko ari seriye ko afashe n'urwego ko ari seriye. Ese kamubwire mwana Rashid Soni, reba nimba uri kumwe n'umuntu muri gukorana wenda wamara gukuma mukorana ahantu ukajya gushyuka mugambanira ukamwirukanisha, aho hantu ejo nawe bakakwirukana, yego, ugasubira ubwo ukajya gusaba imbabazi kandi waramwirukanishije uzi kuzaharamba, nawe ubwawe ntuharambye urirukana. Ushyize mu bwenge neza wambwira ngo ubundi kubera iki umuntu wifuza ko ushobora kuba utifuza ko wabana n'abandi aho muri bahabe nk'uko hari, ubarinde icyababangamira nawe nk'uko bakikurinda, ahubwo ugashaka kubabangamira ariko nawe utazi ko hari abazakubangamira. Twese turabizi yuko uko turiho buri kiremwa cyose kigiye gifite ikikiri hejuru, yego, sibyo? Aka kanya ngiye mfite imbaraga ariko hari undi uzindusha, yego, mfite ubwenge ariko hari undi ubundusha, mfite buri kimwe hari undi ukindusha, ndagusunika nanjye hari ugomba kunsunika. Icyo kintu utagomba kugitekereza. Ni ukuvuga ngo ngiye icyo ntekereza, sibyo? Nitugaruka mu iyobokamana, akenshi iyo ngiye gusubiza ikibazo ndakwifashisha iyobokamana. Yego. Imana yaremye ibintu byose, ibishira hariya birananinga, isigaza ibintu bibiri izagikora. Ibyo bintu waba ubizi se? Wanciramo nyine. Aha, reka nkucire ku mayange. Izamura mu nzego ikanamanura mu nzego cyane. Nta gitangaza kirimo rero kuba wa muntu yari CEO wa kampani runaka akanyirukana akangambanira bitewe n'inyungu ashaka, cyangwa bitewe n'uburyo abona akazi nkamurusha. Ejo n'ejo bundi tugahura nawe nta kintu ariho. Nibyo bigaho kuri byo ninakubwiye. Ngita ntekereza ko Imana izamura mu nzego ikanamanura mu nzego. Uriya muntu rero yamumanuye mu nzego, wenda ejo izanzamura mu nzego. Niyo mpamvu nkubwira gutyo, ntandukanye n'abandi uko ntekereza. Jewe uriya muntu nta kibazo nawe nyifitanye nawe, kuko n'ubundi ninkigumana nawe ntabwo ndi busubire muri ka kazi. Urakoze cyane. Buriya nibyo nkubwira ngo wenda aho ngaho n'umutima utekereza ko hari n'Imana, ariko none reka nkwereke, uzi kubona umuntu abyuka mu gitondo buri gihe cy'isengesho cyangwa se nta sengesho na rimwe rishobora kumucika, yego,
sibyo? Ndakumva. Ariko ugasanga niwe muntu wifuza kuba hari abandi bantu batabana, hari abandi bantu batakwegerana, hari abandi bantu batasabana, kandi mu by'ukuri nimba umuntu usenga ngo isengesho ryiza ni irikura umuntu ku kibi rikamujyana ku cyiza, sibyo? None isengesho uri gusenga ritakubwira ngo ukwiye kubana na bariya bantu, ukwiye kubana n'abavandimwe bawe, ukwiye kubana n'inshuti, ukwiye kubana n'abantu, kuko buriya abantu basenga burya bose bari nk'abavandimwe, kuko ubuvandimwe bwaba bushingiye ku isengesho. Yego, sibyo? ndakumva. Buriya uzarebe no mu makoperative kugira ngo umenye ngo abantu bari kumwe, nuko usanga bango babarizwa muri koperative runaka. Iyo koperative ikora ikintu kimwe bose bahuriyeho, bigatuma biba closinga, bikabagira abavandimwe abantu barizwa muri iki, muri uwo muryango. Yego, buriya ikintu cyose cyabereye hariya bara bose cyabageraho. Ni nayo mpamvu icyaba cyiza kibajeho bafatanya kukirwanya, n'ikiza kibaje bagafatanya kucyakira bakagisangira. Ariko aka kanya ugasanga ikibi kiraza, ugasanga umwe yatangiye kugisunikira undi, ikiza cyatangira kuza bose agashaka kugira ngo abe ariwe kigeraho. Ikibi kiraza gisunikira bakagisunikira abandi, ariko ikiza cyaza akagihamana wenyine. Kubera iki? Ababyita kwikunda. Reka rero tureke kwikunda. Sibyo? Kwikunda. Cyo kintu njya mbwira abantu, buriya kuba ku isi neza ni ugukundana. Yesu yaravuze ngo mukundane, mugire gute bana, mbega mwifurizanye ibyiza. Buri ntumwe yose niko yavuze, sibyo? Ibintu nimba tuvuga ngo hari abantu bavuga ngo ariko iby'Imana iki niki, twese turiho kubera Imana. Imana niyo yadushyize kuri ino si. Niyo mpamvu ibyo twagakwiye kuba tubamo byinshi, bakwiye kubaza tugatekereza ku wadushyize ku isi, icyo yaduhaye. Ariko barafindura, umenye ko hari abantu batemera Imana, ukaba utamubwira Imana akakubwira reka. Iyo Mana warayibonye, urayizi, wowe urayemera, nanjye ndayemera. Ariko hari undi ukubwira ati iyo Mana urayizi, warayibonye. Rero buriya nujya gushaka ibintu Imana yaramfashije, barahari. Imana itubabare, turi ku kiganiro, ariko barahari. Ntabwo urahura nabo se bakubwira ko nta Mana iriho. Abo bantu rero ngereka nkubwire, buri Imana nifuza guhura nabo rwose. Imana imfashije sinazongera, nta nubwo nta naho twahurira. Kubera iyo mpamvu, kubera ko buriya nta kintu cyose kibaho kidafite inkomoko. Niko tubyemeranya nawe. Nimba uvuga ko nta Mana ihari, watekereza ko inkomoko yawe ari iyihe? Utekereza ngo ni so na nyoko. So na nyoko bakomotse kugenda kugeza ku wa mbere wabayeho yakomotse. Iyo umuntu akubwira, nutekereza ngo umuntu wa mbere wabayeho yakomotse aha, uzahita utekereza ko nawe ya Mana uzahita uyibona iruhande rwawe. We rero akubwira ko iherezo ryari urupfu, nyuma y'urupfu nta bundi buzima buhari. Kuba rero ntabwo azayemera. Kuko akubwira ko ubuzima bwe buzarangizwa n'urupfu, napfa ni mutaka. Akubwira ko nta handi hantu azabona. Ibyo sibyo bituma atemera Imana. Kandi akubwira ko nta azitwa n'iki se? Akubwira ko nta yibaho. Azitwa n'iki? Ngo igihe cye kiba kirangiye cyo kubaho. None se ku cyaruwa igihe se ninde wagishyizeho? Akubwira ko yabisanzeho nkuko. Nyine ninde wagishyizeho? Twenge nawe twemeranya ko Imana. Ese yasanze byo yasanze byarashyizweho. Nge nawe twemeranya ko Imana yabishizeho, ukanemera Imana. Ariko umuntu utemera Imana yemera n'umunsi w'imperuka. None se ukuri kwe kuri he? Niyemera n'izuka. Ukuri kwe kuri he nyine? Simbizi. None se ubaka kanya ntabwo ushobora kuvuga ngo wa muntu we sinzi nta kuri ufite kwanza, kuko nimba uzi neza ko ikintu cyose kigira inkomoko, ukabuzi yuko wowe ubwawe uruhererekane rw'abantu bagiye babaho wagiye usanga hari abavuye gutyo uko byatangiye ukagera aho byatangiriye, usanga wa muntu yarakomotse ku Mana. Nimba yarakomotse ku Imana rero yamushyizeho, ushingirayo uyihakana. Nta muntu ukubwira ko yakomotse ku nguge se. Urumva siyansi ikubwira ko abantu bakomoka ku nguge. Buriya rero reka nkubwire, iki kintu nicyo gikomeje kwangiza abantu benshi, sibyo? Buriya iyo udatekereza aho uturuka, ntumenya n'aho ugana. Aka kanya nimba utemera iwanyu ko bariho, cyangwa se utemera ko wakomotse iwanyu, ikeka ko niwawe ntahazabaho, sibyo? Nimba uzi ko ababyeyi bawe babayeho nawe ukaba uriho, nawe ubutegezwa kuzaba umubyeyi, hakaba abandi bakwita papa, nawe ukagira abana nk'uko nawe papa we yarageze gute, yari umubyeyi wawe nawe akwita umwana we, sibyo?
aka kanya rero reka tukosore tuve muri aya mayira abiri nako navuga, tureke kureba hariya na hariya, tugire aho twerekeza, turebe yuko Imana yaraturemye, hari icyo yatubwiye, mbega hari ishingiro ry'ibyo tukwiye kubamo. Yego. Kandi noneho uvuga ngo iryo shingiro rishingiye ku bumwe n'ubufatanye. Yego. Njyewe mubonemo kuri inyunganizi kuri nanjye mbonemo inyunganizi kuri wowe. Sibyo? Kabisa. Icyo ntafite uragifite, icyo udafite ndagifite. Yego. Wibura icyo mfite nanjye simbura icyo ufite. Yego. Nimba icyo ufite nkibonaho nanjye icyo mfite ukaba ukibonaho, reka kubwo nta kibazo gihari. Ariko n'ukubira ibyawe nanjye nkikubira ibyanjye, kandi byaba hari ibyo nkeneye nanjye ibyanjye ari byo ukeneyemo, twese tuzaba abakene ba bya bindi, kandi twagakwiye kubiherezanya. Mbega ni ukuvuga ngo ndaguha icyo udafite nanjye icyo ntafite, ubuzima bwite bwuzuye, ubuzima bworoshye. siko bimeze. Niko bimeze. Rero aba bantu usanga wenda ashaka gufata ikintu cyose akavuga ngo nike, namenye ko ari n'abandi bagikeneyeho, kuko nayo ibyo bafite hari ibyo akeneyemo, ariko urashaka kugira ngo cya kintu ukeneye kuri uriya, ntabwo wifuza ko wamuha icyo akeneye nawe ngo aguhe icyo ukeneye. Urashaka ngo ahubwo bibaye byiza namukuraho, kareba ko kiriya kintu nagifata. Kandi by'ukuri utekereza ko niyo wamukuraho, hari abandi bakurusha imbaraga cyangwa banakibonaga mbere yawe bazakigutanga. Ubundi kera numvise bavuga ngo amafaranga atarabaho ngo umuntu yezaga uburo, ndakeza amasaka, ndakeza ibishyimbo, ndakeza ubugari. Noneho wa wundi udafite uburo akajya kuri wa wundi ufite uburo akabumuha, akamuha ku masaka. Undi akajya kufite ubufu akamuha ku masaka nawe akamuha ku bufu. Abantu kandi bakabaho gutyo kandi bagakundana. Barafindura rero, naguciye mu ijambo ngira ngo igihe cyose ibitekerezo bifite kandi uzahora ubitanga. Tugana ku musozo w'ikiganiro, ni iki gisabwa kugira ngo urukundo rwongere rwimakazwe mu muryango mugari nyarwanda? Buriya urukundo ikintu cyane navuga ngo gisabwa nuko twitekerezaho, tugatekereza no kuri bagenzi bacu, tukareba ibitubabaza ko nabo byabababaza. Ntitwikune ngo tuvuge ibitubabaza uriya ntibimureba cyangwa ibimubaza ngiye ntibindeba. Buriya nimba nzi ko ufite ikibazo, ningira ishyaka ryo kugikemura, nanjye nakigize, hari uzagira ishyaka ryo gukemura icyanjye. Ibintu abantu ntibagirirane. Buriya twese tukwiye kuba tuberanyeho. Yego. Umbereyeho nanjye nkubereyeho. Nimba umbere nkubereyeho, nta kibazo uzagira nanjye nta kibazo nzagira. Nimba tubayeho gutyo, tuzaba dutekanye, tuzahora dutekanye. Iki nicyo kintu ushanga abantu bamwe bamaze kugira ibyo bageraho, mbega ntago bifuza ko ubundi biriya bintu wagezeho bifite agaciro kubera ko hari ababikeneye. Bari ababikeneye udashaka ko babibonaho, nta gaciro bifite. Uzabitunga ari nk'umutako, uzabigira ari nk'umutako, ntacyo uzakoramo. Kuko buriya njyewe ibintu bitunga abantu ni ibintu bike cyane, ni ibiryo byonyine nibyo bitunga abantu. Ubundi buryo nta muntu ubaho, ubundi ikintu cyo kurya nicyo akeneye kugira ngo abeho, ibindi byose ni accessoire. Ibindi byose ni ibintu bimukikije tu. Nimba rero bigukikije ntacyo bizahindura kuri wowe, nta nicyo bizakumarira. Ahubwo bizagira icyo bikumarira ni bya bindi wariye. Ibiryo byaguhaza, utekereza ko mu bintu ufite wazabiburamo ku buryo utagaburira n'abandi? Se utekereza ko ibintu birabaje kuba ushobora kuba wenda urya saa sita na nijoro ukanasagura ukamena, ariko umuntu akaba yagusaba n'ibyo kurya, niyo byaba bidahagije ariko akabibona uko byaba bingana kose ukumva kutabimuha. Sibyo? Buri ikintu cya mbere kiryana, ikintu cya mbere gishobora guteza umuntu gutekereza nabi, gishobora gutera umuntu gukora nabi, ni inzara. Nimba utaharanira yuko mugenzi wawe ashira inzara, umenye ko nta kiza umwifuriza. Nimba unashaka ko umuntu mubi inshuti, buriya banza ukemura ikibazo cy'imibereho, cyo kurya kwe, kurusha wakemura icyo kwambara aho kuba. Nubwo umuntu wari yakenera aho kuba, ariko ibyiza bya mbere burya nuko aba ariho, kandi ntago wabaho utarya. Urakoze cyane. Urazi gato wenda nsoza. Urabona aka kanya ibibazo twese dufite suko ari ibindi byahatara, ahubwo ngo ni yanzara izikagera muri twebwe. Ngewe baravuga ngo muri nta muntu ushonje utekereza neza. Uri umuntu wese ushonje ntabwo wamugisha inama ngo rwose akugira inama nzima. Ibyiza rero banza ukemura ikibazo cy'imibereho cy'indaye, abanza ryahage. Buriya muzaganira muhuze, uzasanga ni nabwo azakubonamo inshuti y'umumaro. Sibyo? Navuga ngo wamukorera ibihanze hariya uzi ko ashonje, ntacyo bimaze. Banza ukemura ikibazo cy'imiki. Reka nkushimire Barafindura ku bitekerezo byiza ubuduhaye. Mbere yuko dusoza ikiganiro,
ndagusaba ko wasoma kuri ako gatobe. Aka gatobe se, Ubundi gatobe ko noneho- aka gatobe ko hano mbona ari agashya gahora hano. Noneho ubundi tubonereho turangira abantu aho bakwiye kuba bagana bagafata icyo kunywa, bagafata icyo kurya, isamaki nziza itetse neza, brusheti nziza, ndetse naho yakwicara akaganira. Nihe warangira umuntu wifuza kuba yagira aho afatira icyo kunywa? Aho burya warangira umuntu, urabizi nawe ni ibisanzwe, abenshi barahamenye, nta handi wasanga ibintu byiza, nta handi wasanga ibintu ukeneye atari muri Golden Plate, kuko buriya ni ahantu babasha gutegura kandi bategura neza. Buriya abantu bose abakozi bakora muri Golden Plate nkeka ko bafite ubumenyi n'amasomo ahagije ku byo barimo. Kuko usanga igihe cyose baba bafite udushya, baba bafite utuntu mbega ubona tugenda nawe ubona uyu munsi wahaje, ejo iyo uhaje hari akashya kiyongeraho. Icyo nabwira abantu rero nuko burya turavunika dukorera ibintu, ariko tujye tumenya naho tugomba kubirira. Yego, niba atari ibanga Golden Plate buri muntu wese arumva Golden Plate, ariko ngira ngo wenda ndifuza ko wabarangiraho Golden Plate iherereye, kugira ngo umuntu wese wifuza kujya kuharuhukira, kuhafatira icyo kunywa, abashe kumenya ngo Golden Plate iherereye. ubundi rero Golden Plate buri abantu batazi ntabwo hayoberanye. Urabona hano ni hano kuri utaragera kuri Cosmos, imbere haruguru gato ya station Kobir, imbere ya Simba ho rwose mu ntambwe zitagira isigari Rubis. Yes, Rubis. Urenga intambwe zitageze muri 20. Ukata gato ubumoso ni nk'impangu zingahera, ariko reka begeranye kona ry'umuhanda, urundi rupangu uvuye kuri Rubis, urenga igipangu kimwe, ayandi marembo areba mu muhanda ibumoso bwawe, uhita ukata winjiramo, usanga hari abantu bagutegereje kukwakira n'ingoga. Harangwa n'iki ku muhanda kugira ngo abonoshe abase? Ubundi abarangwa na portail nini, buriya ufite n'imodoka, parikingi irimo imbere, ntabwo uvuga ngo ndaparika hehe, parikingi irimo imbere, urinjira ukagukingura ugaparika, ubundi ukifata neza cyane. Ikizakubwira kugeze kuri Golden Plate nuko uzabona portail itukura. Iyo uhagaze kuri restaurant Isam ukayitera umugongo, uhita ubona ku rupangu rwa Golden Plate. Cyakubwira nuko hari portail itukura. Gana Golden Plate, ni ubuzima bwiza, ni amafu afutse, ushobora kuhakorera ibiganiro, ushobora kuhakorera ubukwe, kabisa, ushobora kuhategurira n'ibitaramo ngira ngo Golden Plate byose yabigukorera. Wowe rero watanzwe, ntukomeze gutangwa, gana Golden Plate. Barafino nagira ngo usezera abakunzi ba 001 TV Show Rwanda, ugire nabo usuhuza bityo dusoze. Reka mbabwire ngo turabakunda, abakunzi bacu buriya muri ab'ingenzi cyane, kandi turanabemera bimwe bikomeye cyane. Tunabagira inama ngo ni byiza yuko ibintu mwumva hano mubishyire muri mwe, mubishyire no mu bandi babegereye, sibyo? Shimira rero abantu bose bakomeza kutwereka ko turi kumwe. Shimira restaurant y'indimwe ikorera hariya mu Biryogo, Visit Rwanda kwa Isa Coffee, ni ahantu naho heza cyane, wakwisanzura, mbega icyo washaka cyose wakihakorera, naho ni ahantu heza cyane, kuko n'abantu badukurikirana cyane buriya batwereka ko tuba tunari kumwe igihe cyose. Ntabwo navuga ngo ndeke kubashimira, kuko buriya n'abantu nabo nabonye bafite inararibonye mu byo barimo, ariko bagomba kuzatumena bagafaraga ko urumva uri kubamamaza. Ntabwo ndi kubamamaza, buriya tujye dushimira. Buriya udashimira umuntu n'Imana ntuzashobora kuyishimira. Tujye dushimira, nimba umuntu akwereka ko muri kumwe, tutamushimira. Nibyo koko, umuntu udashima ntabwo abaringaye, kandi burya iyo udashima nta n'ikindi ubona. Tujye tureba, tugira umuco wo gushimira, tugira umuco niyo uzaduha kuvuga ngo nimba ngiye aricyo nagukoreye ukashimira, cyangwa nkagira icyo nkagushimira. Buriya ni bya bindi bikomeza iki, njyewe ibyo nakoze bigira agaciro, nawe ibyo wakoze bikagira agaciro imbere yacu twese. Abadukurikiye n'iki basabwa kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kuba akagaruka kuri bo? Bakore subscribe, basharinge, basangize, batange n'ibitekerezo, inshuti zabo zimenye n'iki, kuko ahangaha nkeka ko buriya twese ngo kurutabaza ugasaza utamenye. Yego, ahangaha tuba dushaka kugira ngo dukeburane, tugirane inama kandi nziza zidukura ku bibi zitwerekeza ku byiza. Kavuga ngo rero mu gihe tuzaba tumeze gutyo,
azaba ari amahoro. Nanjye mbonero nshimire abantu b'Inyamirambo, Biryogo, mu Gitega, Kimisagara, Remera, Kacyiru, Gikondo, nibagiwe abamama badukurikirana cyane, batuye mu rupangu rurimo Petit Frere Abdallah babana, n'abamama badukurikira cyane nabo reka mbashimire, kandi tuba tubakurikira kuri comment baduha. Rero mbonero mbashimire we warudukurikiye kuri 001 TV Show Rwanda. Ibiganiro byacu nakagaruka mvuga ati amahoro y'Imana abane nawe. Ciao ciao. Nakagaruka.